biterwa nanone n'uburyo wavuye abantu njye ntabwo nahavuye nihenuye ko njye narashimye hari icyizere bangiriye abafasha runaka bamaye so narashimye cyane so rero nanahavuye mu mucyo njye narasabye ndababwira kweriza impamvu nize mwanyemerera se nkagenda so barambwira nta kibazo niba ubona wenda hano hari ibintu runaka ukeneye utari kubona hano cyangwa hari ibindi wagenda sibyo ariko nanone ikintu kiba kiriho nakubwiye ngo nawuhunga ahazaza ugomba kurwanya ahazaza ikindi navuga ngo kugira ngo umuntu ukomeye bigusaba kunyura mu bikomeye so rero ibyo bikomeye kwa gusubira inyuma ntabwo Imana isi ntabwo iri fair nta nubwo wawe uri gutyo uzamuka bisanga umanukeho ejo uzamuke nibyo bigwi ujye uvuga atari igihe cyageze biranga kabisa nanjye ndihe ndavuga ati ndavuga sha kabisa kandi nanjye ndavuga ko bikaze ari igihe kigera ukavuga ati ko 21 igeze ukajya kwibikuriza Hello guys, nitwa Papa Gikomango mu muyodo official na mwenyewe made in Rwanda Miss Ubushinwa Papa Kibwa. Iyi ni Sano Media TV kugeza biganiro bigiye bitandukanye. Nitwe twenyine dufite ubushobozi bwo kuba twakura amarido mukigererayo. Niyo mpamvu kuri kamera zacu tugende tubashyirira abatumirwa bagiye batandukanye kandi beza kugira ngo babashe kuduhasho bagumye baduhereza ibintu byasho. Si tuzajya tubazanira baba nabo bari kuzamuka cyangwa se za mpano ziri kuza zivumbuka ako kanya. Tuba tugomba no kubatamo babantu bagize ibyo bakoze kugira ngo ibintu bigumye kugenda neza cyane. Dukorera ibiganiro byacu hano Kibagabaga munsi y'urusengero rw'Abadive n'ahantu hari hoteli nziza igira amashambure meza cyane ushobora kuba waza ukaharuhukira cyangwa se ukaba wanaharyama ukaharara ukamara iminsi. Ni n'ahantu heza cyane ushobora no kuzana umukunzi wawe mukamwahapangira iby'ubukwe mukava munahatereye n'ivi. Muri kubona ariko twagiye noneho twanyarukiye kwa Papa Cyangwe. Twagiye mu bigori. Ninje karaburateri tabuka maze ngukinira feri barya ifoto ubushoferi biyibagije kari nje moteri bambara keci baturubika ninje watumye basirimuka impamvu ituma n'abaprovoka bafite isheni ituma basebeka ndatumirwa bo bakavumba ndaporeza bo bagakomba ndataruka bo banyanyomba bataruka cyane ngo barasirimba ubu nacyamabura nabazimu nabarura ubu nacyangangara n'ubuzima nabwambara Papa Cyangwe yes bimeze bite ba turakwakiriye ku Sano Media TV sana yumbwiye karakantu ngo wowe uraporeza bo bagakomba mitanza kumva bya bindi by'ibishegu by'abahanzi nukuvuga ngo iyo ni ingoma yanjye yitwa niki none mba ndi gukubita rap kandi abarapera bagomba kuba bafite confidence wowe urarya bo bagakomba ndakubwira ngo ndaporeza bo bagakomba uraporeza bo bagakomba ndaza kubigereranya na bya bindi nigize kumva ngo ari ukuntu ngo umutipe ngo ufite ibiceri ngo we arya icyana arongora urumva ngo maniga none adafite ibiceri yoza ibigore none ngakoresheje ururimi wora arongora bo bagakomba sinjye kabisa ni nawe byumvanye nako ibyo by'abapagani ni iby'abapagani man twagusuye wana ball ha fresh man wana sansana urakeye ubururi ku cyawe utuntu twawe tw'umuhondo banana boy ariko twatuntu twaye tujya tubo agasaza so bonus Lexus Melody yaravuze urumva ngo umusani udafite ibiceri ngo umubaze isaha agahita akubwira yahimbye izina ry'ibyo ahimbye oya njye ntabwo njya mbeshya ni Lexus yego ubundi wowe ntuba werutsa guta indirimbo hanze bita mu bigori iriya ndirimbo mu bigori wahitekereje tukumva ko ukwiye kuririmba indirimbo mu bigori noneho ugashyiramo n'amagambo agiye akakaye twagendaga twumvamo navuga ngo umu artiste nyine abagomba kuba afite art imutandukanya n'abandi so rero kuva abantu bamwe bagiye bumva ko ibihangano byanjye biba bitandukanyemo n'iby'abandi ukuntu abe mu matayito y'indirimbo zanjye usanga indirimbo yitwa Kunsutsu indirimbo yitwa Nzonze indirimbo yitwa Ngaho yitwa Ngwiki gutyo
nyine ari amatayito byonyine uteta wumva icyo ashatse kuvuga. Hanyuma niyo ugiye kumva mu ndirimbo zanjye zigiyemo deep wumva nyine ziba ziri heavy mu myandikire yabo. Aba ari punchline kabisa ikoma. So rero navuga ko mu bigori yo ide ya mbere yavuye ahantu twita mu bigori, njye na genge yanjye dufite ahantu hitwa mu bigori. Ubwo mu bigori ubwo mushatse kuvuga icyo rero ni ahantu twahuriraga tugiye guciringa. N'uyu munsi haracyariho ni ahantu duhurira bita mu bigori tugiye guciringa. Haba ibigori se? Oya, twe twahise mu bigori, nyine ukuvuga ngo twahise mu bigori ko ni ahantu tujya muri weekend iyo nta kazi kandi dufite tukicara twese twateranye muri genge. Ababa bakora kuwa mbere kugera kuwa gatanu, hari ababiga kuwa mbere kugera kuwa gatanu, ariko weekend iyo nta kazi mfite cyangwa nabo nta kandi bafite tugahura mu bigori. So rero ibibera aho mu bigori ni ibintu nawe uri kubyumva. Urumva ubwo mu bigori ndaza kuhagereranya n'aha hantu mu buyobe. Ni mu buyobe. Aha icyiza no kubimbwiye kuno. Ni ahantu nyine mujya mutagiye kwinjiza. Ahubwo mugiye gusohora tu. Mugiye gusohora. Aha. Noneho papa cyangwa utarajya kuba mugiye mutagiye kuvuga ngo noneho tugiye kwiteza imbere, ahubwo mugiye gusohora. Ariko mu bitekerezo mukiteza imbere muganira, ariko amafaranga muyakonsoma uko muba murimo mwunguka ibitekerezo, muhana amayide, munashima Uwiteka, namwe munishima aho mumaje kugera. Aha. Ubwo ntabwo haraza kuba nk'ahandi ahantu bita Nyarutarama ni mu Bugesera, haba agatsiko k'abakobwa urumva biyise ngo sunika simbaba. Nabo nakagurupe bakoze bishyira hamwe bakora ahantu bahurira hitwa ngo sunika simbaba. Ubwo haraza guhurira gute naho ngaho ngo mu bigori ko nubundi abajyaho sunika simbabara nabo babagiye gukonsoma, nabo ntibaba bagiye kwinjiza. No mu bigori nabo ntibaba bagiye kwinjiza. Ubwo ibyo bintu biraza gufasha icy'urubyiruko noneho sasa nitugera mu bigori tukagira na sunika cyane turaza gutera imbere gute. Navuga ngo biratandukanye ko abo basunika cyane wenda ntabwo mbazi sunika simbabara. Simbizi cyane, sindanababona sinanahaze. Mu bigori ho just ni place, ni ahantu, ni akabari kari ahantu. Ahubwo twebwe twahise mu bigori, ntabwo ari ukuvuga ngo ni akabari, twe twagahaye izina ryayo. Numvaga rogita. Oya, ni ukuvuga ngo n'abandi basanzwe barahaza, ariko bakaba bahaza. Ubwo mwebwe yo muhagiye babandi basanzwe bahita babura. Oya, twe dufite ahantu hacu nyine, umwanya wacu turi. Ubwo tuba mu bigori bo muhita mubagira impeke. Baraza kubyumva Abanyarwanda. Navuga ngo harahari, numva ni ahantu, ni place, ni ahantu, ni ahantu hano muri KG hita mu bigori kabisa. So ni ahantu tujya kwa Boris, ubundi nyiraho bamwita Boris. Urumva n'umwe muri genge yacu, ariko bamwagiye no kumuteza imbere mwunguka ibitekerezo. Ni ukuvuga ni kwa kuvuga ngo twebwe niba dufite umujyi wacu afite akabari keza kugira ngo tujye guspendingira ahandi wenda tutari na safe cyane, reka tujye ahantu h'umujyi wacu adutemo natwe tumutemo, tunahuza ibitekerezo, tunaruhuke twumva turi safe. Niyo mpamvu rero ni igitekerezo cya mbere cyavuye, ariko bihurira kangiye muri studio nagiye ariko wa gatandatu nimugoroba. Zayitsevu nyine ni umwe muri timu yanjye, umwamikazi wa Togo bita Cuma, genge yawe bita Cuma. Arambwira wadusanze se mu bigori ko ari we wenyine udahari. Ndamubwira nibereye muri studio, arambwira amana waje mu bigori, ejo se wari studio waje mu bigori. Noneho producer twari turi kumwe wita avuga ngo mu bigori se ubwo ni hehe. Ndamubwira ni nahabora yitwa mu bigori, haberekize. Ndamubwira ni amabara gusa. Ni amabara gusa. Arambwira uhita ufata imiziki yayo guhita uyitayo. Oya, yari arimo aracuranga beat, kumva beat. Mbona akajya kari gukora beat agaseka ngo ariko man iryo jambo mu bigori. Ndamubwira nzakujyana bro rero mu bigori. Uko nkomeza ntekereza mu bigori niko nese numva ijambo mu bigori nzamujyana yo mu bigori. Mba nambaye kutemakize n'iryo jambo mu bigori ndisiramu ndandambwa sasa none ngiye gukwira iki content yo mu bigori yabivuga kuki. Ndareba ndavuga nese ndabamvuga ngo umukobwa gutya na gutya ndavuga okereka ntangire ubundi mvuga mu bigori hacu habera iki. So ntangira ko yasonye kuvuga ngo Zayitsevu
bari mu bigori ba Boris bari mu bigori n'indi genge yawe nayo iri mu bigori. Numva nanone iraba ari indirimbo itagira ikintu ingezaho nje niyo kuzumvisha abaji banje bakabyumva bati ni byiza mu bigori ariko hanze nta kintu izagira na impact izagira kuri papa cyane. So ndavuga aba bantu ngiye kugenda mbasimbuza ahubwo mbihuze bikoremo indirimbo n'undi muntu utazi mu bigori yakumva. So niko kwita mvuga ati noneho Izabenge na mutaye mu bigori, Iroki wanzanye ubu ari he mu bigori, imiziki yagonga ijehe mu bigori, inana yabakomye muri he iki nuko nguko rero inana yabakomye muri ariko ubu ushatse kuvuga iki? ni kuvuga ngo inana ni pre-season mbese pre-season nyine yabakomye kumbi niyo mpamvu Irene njya kumva ubundi Irene muri ndabi yita krisizi inana. Nibyo rata yarabimenye ko ari wowe waririmbaga. Yego ababizi yahise abimenya ati musaza ayisahita bata ariko byaranakoma abantu bakaza kugira ubwoba bavuga ati papa cyangwa twakunze tukamuha umutima wacu tukamuha amaboko yacu tukamutera inkunga mu buryo bwose bwo kumureba no kumushyigikira ahantu hose ariko dusaba ubushobozi bwo kuba twamusapotinga. Ati icyo gihe twamuhaga urukundo n'ubushobozi bwacu atwika cyane tumubona mu biganiro urumva atwika cyane yabaye sohoye indirimbo ewana bakayikorera ubutwiko bwinshi cyane bakaba bateguye ibintu byinshi cyane ariko ubu ngubu abantu baravuga ati papa cyangwa se udukomeza gukunda cyane kuki yasohoye indirimbo atongera gutwika nkuko yabigenzaga mbere nkuko yabitumenyerezaga ubu ngubu nawe ntiyagiye mu bigori nkuko yavuze yataye abandi mu bigori. Ni byiza ibi bintu mbajije abantu benshi barabyibaza ariko ngiye kuntu mbifata bitandukanye nuko wabifata koze buriya iyo uri gukora ikintu ubuzi impamvu uri gukora icyo kintu ubona n'umusaruro uva muri icyo kintu. So nge rero naje abantu bambona kuri media cyane ariko tagiti ntabwo nari ukumu influence nge nayikundiraga imiziki bro nge nayisanga mfite imiziki ahubwo abantu bataramenye nk'umuartist bataramenye imiziki yawe noneho gutwika so ariko ntafite tagiti yo kuguma gutwika ngo abantu bamenye ahubwo nge nashakaga ngo abantu bamenye ibyo nkora ibyo ukora nge nawe nashanga abantu mumenye nashakaga ngo abantu bamenye ibyo nkora kuko gutwika bro abantu baratwika yakasatwika ivava satwika joyeze natwika ushaka gutwika nabo bande se none se kuri ariko gutwika none kuri gutwika rero nyuma yo gutwika ibikorwa nibi target ni so target yanjye ntabwo yo kugira ngo nge mwika muri trend nyine ububora yanavuze gusa ahubwo nyine nashakaga ngo mwike babone ibikorwa byanyu so rero byari ikibazo mu minsi ya mbere ko byari binagoye gutandukanya se papa cyangwe n'ibiganiro n'ubuganiro ubunda kuko abantu benshi yarigiye bakumuraga ibiganiro bya kuruta indirimbo yego ugasanga indirimbo ya papa cyangwe imaze ukwezi wenda views 90,000 ikiganiro yarakoze gifite 100,000 ni ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo ngewe icyo neganya muri bya biganiro ndi kukigeraho kuko ni kugera kuri audience y'ibiganiro kurenza y'umuziki. Niyo mpamvu wahisemo cyabayeho nagakuba ko ibiganiro nabiretse ntabwo nabyanze ahubwo nahinduye uburyo nabikoragamo. Niba papa cyangwa ari umu-artist agakora ikiganiro target yari kugira ngo aganirize abantu abashimishe ariko nabo bamushimishe nibareba ibyo yakoze indirimbo ariko ugasanga titre y'ingura avuga ngo nudaseka turakwishyura nitsutse nsabise nudaseka turakwishyura iyo titre none ugasanga naje nje kuvuga ku ndirimbo yanjye bigiye kurangira bibaye amatiku ngo papa cyangwa ngafashe ngo nakagarazinga ngakubita mu mashashi ngarakubita mu bimundisi ngo pa ngo none nibamenya papa cyangwa ngo bya kurera runaka ngo bariyahura tukaba tugirana ikibazo kandi ari umunyamakuru waguteranyije nawe ntabwo navuga ngo ni umunyamakuru waguteranyije ahubwo abagiye kureba icyo kiganiro hari abadafungura ngo bakirebe banakirangize ahubwo akareba titre akahita avuga ati ngaho papa cyane none ageze kuri runaka kuko atanagihaye umwanya yabonye tamuneri na titre none umwanya wo kumva cyagihangano naje kuvugaho cyane ntawe ubaye nta nubwo yitaye kujyana papa cyane man papa cyane n'umunyamatiko wabonye ko yibasire runaka ntabwo ashobora kubanza ngafungura icyo kiganiro kirangiza rero se
yagenzwaga n'iki se yamwibasiriye koko so ndavuga icyo mfite gukora ni ukugira izindi strategy wenda wihindura byibuze se we ko dushima ibiganiro kuko ibiganiro ni kimwe mu nzira nakoresheje kugira ngo abantu bamenye ni n'uburyo bwiza nshimira cyane numva nshimira na buri munyamakuru wese wamfashe n'uyu munsi abamfasha navuga ko rero ibiganiro ntabireka ibiganiro ntabwo nabireka still kubikora iki si ikiganiro turimo byibuze wenda warabigabanyije kugira ngo abantu bataza guha umwanya ibiganiro kuruta imiziki yawe yego ariko ntabwo nabiretse ntabwo wabiretse none se nabigabanyije kuko mbishaka ahubwo ni izindi nshingano aho uri kugenda ukura ugenda ugira izindi nshingano uyu munsi njyewe ndi managinga ndi papa numva mfite ahamba nishyura numva kuko si inzu yanjye ndakodesha numva ukeneye nawe kugira iyawe uri kumva kandi nawe mba ndi gukora cyane ngo ngire iyanjye noneho sibyo nasore rumva ndasora none si imiziki nisora umu-artiste arasora bro turasora so nyuma y'ibyo ngibyo mba mfite ishuri hiyongeye ishuri mu gitondo mba mfite class nkava class nkaza mu rugo nkapanga gahunda z'umunsi nimugoroba mba mfite studio cyangwa siporo n'ibindi ukumva wa mwanya nahaga ibiganiro cyane wagiye mfite ibindi muri weekend tuba dufite ibitaramo dufite ibindi mfite nanjye gusura umuryango inshuti zanjye bike uri kumva ntabwo wa mwanya nabonaga nka mbere nanjye amasomo abansaza mvuganye ejo ni kati ejo ni gutya rero ibyo byagiye bintwara umwanya no kwihugira urumva iyo wimanaginga wikorana ufite kuba ibintu byose ubikurikirana nyine uri kumva mani uba ufite ibintu byinshi ariko ntabwo nigeze ndeka ikiganiro na rimwe nta n'umunyamakuru wamamaga ambwiye ngo dukore njyewe ngo ntamubwire ngo hoya none se ubu niwambwiye ntinabonetse iyo mpari ndavuga uyu munsi twakora iyo ntahari nkakubwira bro cyumwe wenda simara ariko next week twakora papa cyangwa byibuze se kuba konzi ko umuhanzi muri iki gihe uri kwifasha akipapa akimama uri no mu buryo bwo kuba waniga ugakurikirana amasomo yawe n'ibitaramo ubona umwanya gute wo kujya gushaka ibitaramo ubona umwanya gute wo kunyuza amakayi kunyuza amaso mu makayi muri make kugira ngo byibuze akazi kawe kabashe kugenda neza icyumweru kirangire neza wakoze ibintu bya biri ku murongo ubasha kubigenza gute nta bantu ufite bagufasha management ni ngombwa kuko cyane cyane ko iyo unamanagingwa binatuma unaba n'umustar kurushaho imiziki yawe ugera ku bantu byihuse kuko ntubona umwanya kuko biragoranye ngo uburi mu bindi ubone n'umwanya wo kujya gupromotinga ibikorwa byawe icyo gihe management ni ibikora bigenda gute kugira ngo uhuze n'umuhanzi ujye gutereta umuhanzi cyangwa se ujye kuganira n'umuhanzi mupange project management itabikugiriyemo ubigenza gute kugira ngo bibashe kuryoha kandi ube uri tayari gukubita abanyarwanda imiziki myiza ihoraho ntabwo navuga ngo abahanzi bose bagize amahirwe yo kugira management cyangwa bafite management nibo bari successful hari n'abatazigira batanazigira abo ni bandi bateye imbere benshi kabisa benshi harimo kamaze barahari benshi yego tutakwirwa turondora amazina uyu munsi ko mu Rwanda management zihari ni nkeya ujyanye n'abahanzi bari kandi abahanzi bari kuri top cyangwa bamenyekanye cyangwa tuzi ni benshi kurenza management zizwi ahubwo bihera kuri we mu artist kwimanaging ukamenya nyene iki ibintu byawe ukabimanaginga fresh sibyo niyo mpamvu nakubwiye ugenda managinga mu gitondo mfite class nimva class wenda mfite guhura n'aba bantu runaka nimugoroba mfite izindi gahunda ubyuka ubizi cyumweru cyawe ukagiplanning kabuzi gahunda z'icyumweru so rero ntabwo navuga ngo nanjye nkora njyenyine ntabwo bishoboka bro muri no si nta kintu wakora uri wenyine mu kigereho bisaba kuba ufite abantu mukorana even ntabwo ari aba manager ngo bagushora bashyiramo ufite ibijyanye nakubwiraga ngo genge ari uri kuvuga ati njyewe hari abantu wenda nshoboye kuba natigita abantu b'ibitaramo njyewe nshoboye kuba navugana n'abahanzi runaka ukeneye njyewe nshoboye kuba navugana n'abanyamakuru runaka bakaguha ibiganiro ngenzeranye n'aba DJ kurya aba DJ bakina indirimbo yawe iyo niyo yagenge nakubwiraga nawe ngiye kuvuga ngo ubikora wenyine biragoye byagora ntabwo kuvuga ngo management nanone akuvuga ngo bakwishyurira gusa
ufite na team kabisa wowe ushaka no gukreya team yawe kuba muhuza mwese mufite umugambi wo buri umwe afite icyo ashinzwe. Yego ahubwo ko niko ntari nasobanukiwe ko nari ngiye iyo udafite abantu bagufasha nari ngiye kumva neza ko kariyeri yawe ishobora kuba yanasubira n'inyuma. barahari kabisa. naho ngawe kuvuga ngo nabashoramo amafaranga ava muri aba baba badukunda bakagutuma mu gitaramo wa muntu ugukunda akagusengera n'ibyo ngibyo. wenda uraza kunyihanganira ngo baza akabazo gatoya twita tukarenga cyane. ubu ntabwo ari cyagiye wenda kuvuga ngo niba aka kanya nta muntu ugushoramo amafaranga ufite wo kugira ngo ukore ibintu birimo amafaranga menshi urumva binunguke cyane. ubu ntabwo ari cyagiye wenda abantu bashobora kuvuga ati waba warafashe umugisha wawe ukawutera umugeri ukaba wava kwa Roki urumva ugahita wiyerekezaho ukajya kwikorera wari ufite umuntu ugushoramo amafaranga bakakanya ukaba wishoramo twatundi dukeya cyangwa wenda unategereza ko ibikorwa mwakoze ari nabyo bibyara amafaranga kugira ngo mushore mu miziki. ubu ntabwo bigiye kwica kariyeri yawe. navuga ko ibyo bintu abantu benshi babigizeho ikibazo ariko ntekereza ko nta mpamvu ibihari. ni ukuvuga ngo kuva muri management runaka cyangwa gutandukana n'abantu mwakoranaga mbifata nko kuva mu rugo. ni ukuvuga ngo umwana wese avuka afite ababyeyi dadi na mami abavandimwe bakuru be bashike barumuna be ariko hari igihe kigera nawe ubwo akavuga bitewe n'uko nkeneye ibi ngibi kandi umuntu gukomeza mbisaba abantu cyangwa aba bantu batari kubinkorera mfite kugenda nkabyikorera kuko amaherezo n'ubundi buzagenda bro. n'ubundi buzagenda management se ku isi wambwira ngo yaratangiranye baranarangiza ntabwo bibaho. so rero hagati sinzi ibintu management uzava iwanyu. iyo uvuye iwanyu ntabwo aba ari uko uyobereka iwanyu ariko y'abagwa runaka ari ibindi usanga batetse ariko nanone utinye kuva iwanyu ni ukuvuga ngo uri gutinya n'ubundi ahazaza kandi ubundi hazaba. ahubwo bera niba uyu munsi ufite chance zo ko wahavuka bari ibyo uri gukora wahava ugifite amahirwe kuko imyaka niyo gufata uzajya kuhava none utabasha gutangira bwa kwikorera ibizima. so rero kuva muri management cyangwa muri team runaka mwakoranaga iyo wabitekerejeho atari ibintu bigwiririye bigutunguye ntacyo bitwaye. ahubwo icyo bitwara nemera ntabwo nyine bituguma kuri ya level wari uriho kuko niyo uvuye iwanyu ntabwo izimenya ikivi iwanyu waba uzifite bro. ubanza kwihiringa ubanza gukora cyane duke ariko iyo bimaze kubyuza fresh n'ahantu iwanyu baraza bakabona waranabarushije iterambere sometimes iyo umugisha ari uwawe niyo byanze nanone hari igihe byanga kabisa iwanyu bakongera bakajugunya ariko navuga ngo papa cyangwa ati ukiri iwanyu izi ntebe ntiwazigeraho ati hari igihe noneho unakora ukarusha n'ababyeyi bawe ugasanga ahubwo bari kuza banavuga ati wakoze ute nawe uravuze ati reka mve aho narindi njye ku rundi rwego nemere nipape nimame ariko byibuze ngwanirira ibintu byanjye nanjye mba umugabo. ako gatekerezo ukimara kukagira ntabwo wahise uvuga ati byanga bikunze hari igihe nshobora kuba nekereje nabi ati hari igihe nshobora kugenda wenda ibintu bigakomera ntazasubira inyuma gutera umugeri wenda tubigereranyije nko mu rugo urumva wenda ushobora kuvuga ngo nihenuye mu rugo ndagiye ngewe urumva abaturage barabibonye ko wihenuye noneho waza kugaruka ukaba ufite ikimwara ati noneho abaturage nibabona ngarutse mu rugo biragenda bite nawe kuba waravuze ati reka ngende njye kwipapa n'imana wenda wagerayo bikanga kugenda nk'uko wabyifuzaga niwahita gutekereza ati ninsubira noneho nzagenda gute abantu barabonye ngenda ku karubanda. biterwa nanone n'uburyo wavuye abantu njye ntabwo nahavuye nihenuye ko njye narashimye hari icyizere bangiriye hari ubufasha runaka bampaye so narashimye cyane so rero nanahavuye mu mucyo njye narasabye ndababwira kwera izi mpamvu nize mwanyemerera se nkagenda so barambwira nta kibazo niba ubona wenda hano hari ibintu runaka ukeneye utari kubona hano cyangwa hari ibindi wagenda nabi. so rero ntabwo ari ahantu nagiye ngo munze mucyaniyenuye wapi. so rero nyuma y'ibyo ngibyo byose navuga ngo apart y'ibyo gusubira inyuma ni ikosa buriya kirazira gusubira inyuma sibyo ariko nanone ikintu kiba kiriho nakubwiye ngo ntawuhunga ahazaza ugomba kurwanya ahazaza. ikindi
navuga ngo kugira ngo umuntu ukomeye bigusaba kunyura mu bikomeye so rero ibyo bikomeye kwa gusubira inyuma ntabwo Imana isi ntabwo iri fair nta nubwo wawe uri gutyo uzamuka bisanga umanukeho ejo uzamuke nibyo bigwi ujye uvuga ati hari igihe byageze biranga kabisa nanjye ndihe ndavuga ati kandi ndavuga sha kabisa kandi nanjye ko byarabaye ko bikaze ari igihe kigera ukavuga ati ko 21 igeze ukajya kwibikuriza nta muntu muri bugabana ariko hari n'igihe kigera ukavuga ati ndishyura iki noneho ko ni nta n'ingoma inari yego so rero navuga ngo biba bigomba kubaho kugira ngo ufatishe uzabone n'ibyo uganiriza abantu bamutiva bavuga ati uyu munsi mubona nageze kuri nigeze kunyura muri ibi n'ibi nanone byagurana kuza ukabwira abantu ngo Mana ngo ngiye ngo rero ngo mubona mu nkunda ngo nanjye ngo nagiye kubona mbona Imana ibaye umugisha ngo musenge cyane wabonye umugishuje urasikana yego so rero navuga ngo ibintu byose abari wo mugisha abari gukora cyane ariko nanone ibigwi bro ntabwo wagira ibigwi nta bintu bikomeye wagiye unyuramo ibyo umusirikare n'umusivili yego ugomba kuvuga bro nararwanye ndagira n'uyu munsi tuba turwana na buri munsi ariko icyo tuba dushima Imana nuko wenda ikintu cya mbere tuba turi bazima tutarwaye nicyo cyizere cya mbere wenda tugana no ku musozo kugira ngo tuze kuza kugusigira wa mwanya wo kwita kuri bya bindi kwitaho n'ubundi turagira ngo byibuze abanyarwanda bakunze Papa Cyangwe ni iki uri kubategurira kiri kujyana n'iri album yawe navuga ngo mfite album yanjye yitwa Live and Die yego kubaho no gupfa album yanjye gusohora ese kubaho no gupfa ni handi uvuga ati hari igihe nshobora no kugenda n'ubundi nkaba nanapfa cyangwa se wenda nkaba nanazuka kubaho no gupfa umaje kwiheba ku buryo utangiye kumva ko kubaho no gupfa byegeranye oya ni ukuvuga ngo habaho kuvuka no gupfa sibyo kuvuga ngo live and die ndiho kandi nzapfa uriho kandi uzapfa turiho twembi n'abandi bose kandi tuzapfa so niyo si turimo sibyo rero bayimenye ngo uriho kandi uzapfa hari ibindi bundi buryo uhita ufatamo ibintu ni ukuvuga ngo iyo uzi ko uriho ni amahirwe ni n'umugisha uba ufite kuba ukiriho uyu munsi ko hari benshi bagiye ariko iyo umenye ko uzapfa bituma ukora cyane kugira ngo uzapfe hari ibigwi byiza usize ikindi iyo uzi ko uzapfa ugerageza kubanira neza abantu kuko uvuga ngo ibi ni iby'isi nzabisiga so ikindi rero uzi ko uzapfa uriho kandi uzapfa ni ibintu ushima ubiha agaciro kuvuga ngo uyu munsi ndiho hari abagiye ntago ari uko mbarenze ahubwo n'andi mahirwe bigatuma ushima Imana cyane unabasha gufata bya bintu nk'ibyadanje ubu se ko wigeze gupanga gusohora album wigeze kwita ngo niba ari South Africa mugatera ibitero mugakanga abantu mu mitwe abantu bakamenya South Africa ntinabeho ubu bwo noneho iyi ngiyo igiye kubaho ugiye kuyikorera iki kugira ngo byibuze abantu babyizere bataza gutega amatwi cyangwa se amaso bazi ko izabaho kandi itazabaho navuga South Africa buriya yari album nagize igitekerezo nyura muri gang nari ndimo so twari tugeze ku ndirimbo ya 6 kandi yagomba kugira indirimbo 10 so rero navuye habura indirimbo enye ngiyo album ije hanze so rero ntabwo nari ngiye gutangira career solo ngo ngiye guhera ku bikorwa by'abandi bya gang yafitemo ibitekerezo byo n'imbaraga zabo so nagomba gutangira indi album nshya ari nayo mpamvu uyu mwaka wabonye hari izindi mbaraga nagaragaje cyane kuko album ni ikintu kinini kigoye gisaba n'igihe kinini kandi urumva ko ufite n'umwanya muto so rero navuga ngo album yaranziritse umwaka wose ariko navuga ngo yararangiye indirimbo nk'eshatu zimaje gusohoka yitwa Mubigori Bakaro na Wesha next week barabona indirimbo yanjye na Kivumbi yitwa Mubusaza video nyuma bahita babona album icyarimwe kabisa Kivumbi mu minsi yashize ari mu bantu mwagiranye ikibazo gikomeye cyane imbuga nkoranyambaga murazijegeza kabisa abantu baravuga ati nitutahungira kure cyangwa se ngo tube hagati na hagati tuzashiduka abana banamenanye n'amaraso kugira ngo mwongere kwihuza byibuze muwa mwanakorana n'igikorwa nk'icyo ngicyo byaje gute mwiyunze gute cyangwa se na ya mihane n'ubundi cya kibazo kiracyahari ahubwo wenda yo mugeze mu kazi muri yunga
navuga ngo ubundi nta kibazo nayo najyanye nawe hari misunderstanding hagati yanjye na n'ibintu tutumvishe kimwe. So rero we hari uburyo wenda mfata n'uburyo nanjye mufata n'uburyo afatamo ibintu kwe nanjye hari uburyo mbifatamo. So rero habayemo wenda reaction kwita kwihuta kuba ngo kuki umuntu afashe ibintu gutya. So bitabizana biriya yari amakonfi ariko ntabwo byari ibintu binini cyane kuko wenda abantu babibonaga kuko nge nawe usanga turi abantu twahuraga ndi umuntu wumva indirimbo ze ndi umuntu umufana umukunda umushyigikiye. So rero ntabwo byagagombye kubaho ngo biteze ikibazo cyane. So niyo mpamvu rero twaricaye turi abantu bakuru turi muri business muziki tukora n'akazi. So why not kugira ngo duhe umwanya urwango n'ibindi bitari kutwinjiriza tutashyira hamwe tukanakora indirimbo mukanakora n'indirimbo tukaba twanakora n'ibindi bitari n'indirimbo byaduteza imbere. So muri ibyo rero twaje gusanga n'indirimbo ikenewe turayikora audio video ari no kuri album yawe cyashyigiye gusohoka even siwe gusa ishkeve Okama Aline Sano Sapi ni benshi bariho bameze neza navuga ngo na album intwari umwaka wose na album nziza. Ese Papa Cyangwe kuki utajya utekereza gukorana n'aba legend ba kera? Tubone indirimbo ya Papa Cyangwe na Makanyaga, indirimbo na Papa Cyangwe na Eric Senderi. For sure ndabitekereza ariko ntago ari ibintu byoroshye. Bari abantu babahuzemo ukuntu kw'inshingano imyaka ubuzima n'iki ariko mba mbitekereza nkavuga ngize chance zo gukorana runaka aba ari umugisha ari na bamwe duhura tukaganira tukabikonfirma. Natekereza mvuga ko na album yandi ya kabiri nzakurikizaho bazaba barimo batari n'abakera cyane. Why not nabwira King James, why not nabwira na runaka. Yego twitegure korabo yawe na Bruce Melody. Oya ubona cyane izigera inaba. Oya ntago navuga ko ntago nzi ngo ahazaza hashike. Yego ariko uyu munsi nayo kwa nakubwiye bari kuri album ya mbere kubu niyo nkiza amaso cyane n'imbaraga. So wenda mu kuri album ya kabiri nawe wamenya cyangwa na nyuma yaho. Ese wowe ibi bintu bya Team B na Team B wowe ubyumva ute ubifata ute byo kuba abanyarwanda cyangwa se abantu dukoresha social media dufata The Ben na Bruce Melody tukabagereranya tukabagonganisha imitwe tugashaka guhitamo urutundi? Ibi bintu ubyumva gute wowe nk'umuhanzi? Nibigutera ubwoba ko nawe hari igihe bizakubaho? Oya ntabwo byagutera ubwoba ahubwo ni byiza. Bibeho byiza kuko nyine nanone mubaye muri gukora na competition hari ishyaka ryagabanyuka. So bigomba kuba bagakompara runaka na runaka uko mu mupira uvuga nka APR na Rayon Kiyovu na APR gutyo bikabaho nabyo bigomba kubaho ariko nekereza ko kubaho nta rundi rwango ruba rurimo ngo uvuge ngo runaka yanga runaka uri personal wapi na akazi bro. No mwitangazamakuru avuga ngo uyu munyamakuru n'uyu ninde urenze no mu bayobozi runaka avuga ngo uyu muyobozi no mu bihugu avuga ngo iki gihugu kirenze ntago ari mu miziki gusa niba ahantu hose ariko mu bakobwa bavuga ati Miss n'igisonga iyi niwe wakabaye Miss n'igisonga cyawe na ahantu hose no mu muziki bavuga ngo uyu niwe muraperi wa mbere si biba wese hagati y'abo baraperi babiri n'indi urenze hagati y'abo baririmbyi. So rero bara n'abaririmbyi nabo bigomba kuba n'abaraperi birari n'abandi hagati yawe ku ruhande rwawe wowe ushyigikiye bose kabisa bose urabashyigikiye bose kabisa. Okay Papa Cyangwe abanyarwanda bakwitega iki muri mwaka tugiye gusoza? Bakwitega iki n'iki gishya ubafitiye ugiye kuba kwitega? Navuga ngo ngiye kubaha video yanjye na Kivumbi indirimbo nziza nzikizasoza umwaka abantu bishimye hanyuma ndanabaha album yanjye mbere yo ku mwaka tuvamo tuwusoza. Yego album yanjye irakurikirana indirimbo yanjye ya Kivumbi kandi byose muri uyu mwaka mbere yuko tuwusoza. So hari n'ibitaramo bazabona binini bigiye kuba kuri Noheli no kuri Bonane Papa Cyangwe azaririmbamo konzi ko binini kabisa big event kabisa. Konzi ko uri inshuti na Yago kuki utabaye umwe mu bagiye kumusapotinga mu gitaramo? nzabamari nawe twitege kuzaririmba? Navuga ngo biragoye sinabivuga ngo nibyo cyangwa sibyo
bitewe nuko wenda nawe mugiye kuri album nabikubwiye mfite n'ibindi n'andi maproje n'ibindi bitaro ariko mu gitaramo cye nzabamara ko yago ndamufana n'umuvandimwe wanjye n'umuntu wamfashe byinshi n'uyu munsi kimfasha byinshi so nzamara rero abana navuze ko bibaye ngombwa yuko anyenera ntabwo nakwanga kubamara ariko even bitari performance njye ntabwo twahujwe n'imiziki ntabwo ari cyo kintu kiduza cyane kuko binavugwa ko imiziki yiwe wayitaye mu bigori oya ntabwo ariho nayitaye njye mba mvuga ngo imiziki yagomba igihe ni kubaza ntabwo mba niho ndi kwishyira so rero ndi umwe mu bantu bamukunda ngomba no kuba ndi hariya n'abandi bamukunda mwese n'abandi banyarwanda mwese nakwishima mbabonye namwe muri hariya tukamushyigikira sinataha utamvugiye ka kantu ngo cuma uhita dukubita n'akantu ka nyuma tutatwigera cuma drip sinakubese ko nabaho udahari oya sinakwijeje Ferrari na Bugari no nari mbizi ko imitima y'abari ari migari bizarangira nkizwe bikari nagufashe nka marayika umurika sha kumbi wowe uri murankoresha murisha munywesha ubizi kunyinisha wangaraze gombungwa muri note shori ndagigira nuko nari mfite note warakoze kunyigisha ububandi dondi